Abakurikiye iki kiganiro ndabasuhuje, nitwa Gatebuke. Iki ni cya kiganiro tuganiramo ibitekerezo Abanyarwanda batekereza ariko batinya kuvuga. Mbere yuko dutangira iki kiganiro dufite umutumirwa w'Imena waduhaye ibiganiro, musanzwe mumuzi abakurikiye ibiganiro byaciyeho. Ubwo rero nagira ngo mbere yuko atwibwira mubanze mukande kuri ako kabuto ka subscribe, mukande kunzogera iruhande ya subscribe kugira ngo mujye mumenya ko ibiganiro bishyashya byasohotse. Ubundi munabigeze kuri bagenzi banyu mukore share, muduterere n'igikumwe cya like niba mwabikunze, cyangwa se igikumwe gicuramye niba mutabikunze. Ariko umushyitsi wacu aduha ibiganiro byiza cyane, ndibaza ko ibikumwe byose biraba ari like. Ubwo rero nagira ngo umutumirwa wacu atwibwire. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Umurisajani, nkaba ntuye mu Bwongereza, mu UK, Scotland. Murakoze Jeanne, kandi akoze kugaruka mu kiganiro. Nagira ngo tuganire uyu munsi ku icyitwa impunity, kudahana. Tuvuge kuri ubwo budahana, tuvuge n'ingaruka zabyo nuko byakosorwa. Ubwo nagira ngo uduhe igitekerezo cyawe kuri icyo kintu cyo kudahana. Murakoze cyane. Maze imyaka actually myinshi mbitekerezaho, ntekereza impamvu ni iki gituma kuva aho u Rwanda, mbese kuva namenya amateka y'u Rwanda, nasanze hari amateka ataragiye aba meza, ariko uko imyaka igenda ni nako amateka agenda aba mabi cyane kuruta aho yagiye agabanuka. Ntangira kwibaza ikintu gituma impamvu ibintu bigenda bikomeza kuba uko byakabaye, bikagenda biba bibi. Dufatire wenda tugiye gusubira inyuma, reka manze ndebe ukuntu ibintu bigenda bibaho kugira ngo bibe byiza. Niki kintu cyaba kibitera? Noneho nza gusanga, noneho nareba n'uburyo abantu bamaze, ukuntu ibintu bimaze kubikomera. Ubu ngubu ngiye kuransanga abantu iyo bakoze ubavuze ukuri baraguhanirwa, ariko umuntu yakora amanyanga agakora ibintu bibi, ugasanga niwe abantu bumva ko ari igitangaza. Noneho nsanga hari ikintu kigomba kuba cyarabaye. Nsubira inyuma, noneho ndeba history y'u Rwanda uko ibintu byagiye bigenda, nubwo ntagenda kure cyane, ariko bike nashoboye kureba no kugeraho, nsanga ikintu gishobora kuba kibitera ibi bintu ni umuco wo kudahana. Iyo reka dufate mu buryo bwa famiye twese tubamo, iyo habaye agakosa muri famiye, ntimwicare hasi ngo mugacoce, mukaganireho, mugafatira ingamba, hanyuma mugakemure, mugahitamo kugashyira munsi ya kapeti ngo bizagenda bizashira, birangirana umuryango wose ucitsemo ibice byinshi cyane. Birangira abantu batandukanye burundu, kandi bari bakwiye kuba bari hamwe. Rero ni kimwe n'umuryango w'Abanyarwanda wose, ni kimwe n'uko ari umuryango wawe n'uwanjye, tudakemuye ibibazo birimo ngo abakoze amakosa tubahane b'intangarugero, noneho n'abahohotewe nabo tubahoze, noneho izo nzika umubabaro ushire, amahoro atahe. Reka nihute no kuza kurondogora. Natangiye ntekereza igihe cy'urucunshu, intambara yo ku rucunshu. Abavandimwe bararwanye, ndanibuka ko mu history y'iwacu sogokuru na mukuru we bararwanye ku mpande zombi, ariko intambara irangiye baza kongera kubana, babana nk'abavandimwe, ariko barashyamiranye icyo gihe.
rero ku Rucunshu intambara yarabaye, noneho birangiye abantu bateje akavuyo nta kintu bigeze, ntabwo bahanwe, abahohotewe ntabwo bigeze bahozwa, noneho habamo ikintu cyitwa inzika idashira, uretse yuko wenda itari nini cyane ariko n'ubu ngubu biracyabaho. Ngira ngo ntibeshye mujya mwumva abantu bavuga ngo umuntu akavuga ngo umwega. Muri iki gihe actually iyo umuntu muvuganye ukamubwira utari kuri bwoko ki, arakubwira ngo ndi umwega ariko si n'uw'umwakagari, urumva? Cyangwa se wakuma uvuga ngo ukagiye kumva avuga ngo umwega aratumaze, ubwo bavuga perezida w'u Rwanda, urumva? Ariko noneho no mu Banyarwanda basanzwe ukumva undi aravuze ngo ingoma bihumbi, aba niba ari abanyiginya, ingoma bihumbi, ngo mahega ngo bega, ukosanga in actual fact abantu bakoze amakosa bari bake cyane, ntabwo barabega bose, ariko noneho byitiriwe abega k'ubwoko bw'ababega babamo abagome, kandi ni nk'ahantu hose, ntabwo ari abega bose, ntabwo ababega bari abagome, ntabwo ari abagome bose. Ubugome ni umutima w'umuntu, ni umuntu kubwe, ntabwo ari aho uturuka, ntabwo ari icyo uri cyo, no, ni umutima wawe wenyine. Ibyo bintu birakura n'uyu munsi, harimo ako kantu ko kuvuga umunyiginya n'umwega, n'uyu munsi baracyafite ako kantu katagenda neza. Inzika idashira. Inzika idashira. Kandi yaturutse nyine muri uko kudahana ko bakoresheje batahanwe, na n'ubu ngubu bikaba bigenda generasiyo zigenda zikurikirana. Kuko niba icyo gihe baramenye ko abega bakoze amakosa bakazana imvururu, aba babikoze ntabwo bahanwe, abahohotewe ntabwo bahojejwe abamarira, ku buryo iyo uvuye umuntu igikomere mu mutwe nta kibazo kibaho, ariko iyo igikomeje, iyo utakimuvuye gihoramo, ntawe gishobora kuzaburamo. Ni naho havamo inzangano, hakavamo ubugome, hakavamo amatiku n'ibintu byose, you name it. Rero ibyo tubivaho, turagenda habamo intambara yo muri 59 na 60 aho ngaho, abantu barasenyerwa, abandi barahunga, ariko nyuma yo guhunga ni ibintu byakorewe abo bantu, obviously abantu barabibonaga yuko hari abahohotewe, ariko n'abashoboye gusigara ntabwo bigeze babona justice n'iki, ubutabera. Nta butabera bigeze babona, ahubwo ababigizemo uruhare bahawe imyanya myiza, barategeka, bamererwa neza. Rero iyo ibyo bintu bibaye ndabyibuka, nta n'umwe, ntabwo nigeze mbona hari umunsi n'umwe icyo gihugu kigeze gishyiraho ngo bajye bavuga bati twibuka abo bantu bazize akarengane, twibuka aba bantu bahohotewe, cyangwa se ngo bagire ubundi buryo bwo kuba babagarura imitima kugira ngo n'abasigaye biyumve, bumve ko ari amahoro, cyangwa se bagire ayo mahoro. Rero ibyo byatumye nanone abantu bagira ako kantu ku mutima, iyo ntimba yo ku mutima yagumyeho. Biragenda noneho bifata, muri icyo gihe byafashe n'indi ntera ijya muri 73, aho muri 73 ho nari impari nararebaga, ntawe uzambeshya. Rero muri 73 ibyabaye, ngira ngo nigeze kubivuga mu ntuza yanjye y'ubushize, ibyo bibaye muri 73 abateje imvururu icyo gihe ntabwo abateje imvururu ntabwo bigeze bahanwa, ahubwo babonye
nibo bahawe intebe. Kuko ndabyibuka mbere yaho actually mu minsi yashize nibwo nanamenye yuko nta nubwo ari na Kayibanda wateje ibyo bibazo. Icyo gihe Habyarimana niwe wabiteje, ko yashatse gukora kudeta akaba ntiyari afite intuza impamvu ituma akora kudeta igaragarira isi yuko yakoze kudeta kubera impamvu iyi n'iyi. Bahitamo kuvuga ngo bajya mu mashuri birukana abana b'abatutsi. Abana b'abatutsi benshi barakubiswe, ntawe nibuka wishwe, ariko barakubiswe barirukanwa mu mashuri. Mu byaro baradusenyera baratwirukana. Noneho bagaruka bavuga ngo ngo Kayibanda yaragiye kumara abantu, ngo niyo mpamvu ngo bakoze kudeta kubera ko bahagarikaga impfu n'abantu bapfaga hirya no hino. Ibyo bintu narize ahubwo ko najyaga nita Habyarimana hero, kuko nabonye nkira wa muhoro umunsi yavuze ati uyu munsi nta muntu urongera gutuka kwica undi, ndavuga nti you are my hero. Yabaye hero wanjye for so many years until recently nibwo nasomye n'ibitabo, nuko ntibuka icyo gitabo ariko biba nari ngifite ahantu nigeze kucyandika nsanga kibona kugicisha muri iki kiganiro wenda batakizi nabo bakazagisoma. So nsanga ahubwo harabayemo ibyo ngibyo byo kuvuga ko Kayibanda yamaze abatutsi kandi atari we wabikoze, kugira ngo bakore kudeta babe bafite impamvu yo kuba bafashe leta. Rero nyuma y'aho ngaho abatutsi baratesetse cyane, ariko ndakumenyesha ko hari imbaga y'abahutu bo baranapfuye pe, especially mu Nduga za Gitarama. Abenshi bo muri za Gitarama, mu Nduga yose abarimo barabategetsi abenshi barapfuye benshi cyane. So aho ngaho ntabwo ari abatutsi gusa bapfuye, ahubwo hapfuye n'imbaga y'abahutu nyinshi cyane. Rero kuva icyo gihe abo bapfushijwe bicwa babo nta justice bigeze babona, nta butabera bigeze babona, nta ngamba zabayeho zo kugira ngo abantu nibura babiganireho. Noneho kurya muganira ibintu ni nako ibintu bigenda bigabanuka mu mitima abantu mbese healing the minds of people. Ntabwo ibyo bintu byigeze kubiba, kandi kuva ku rucunshu bafata ibibazo bakabishyira munsi ya kapeti, bakongera muri 59 hakabamo ibyo ngibyo. Abagiriwe nabi ntibabona ubutabera, abagize nabi ntibahanwa, nabo bahabwa icyubahiro, ahubwo abakoze amakosa muri 23 it was the same thing. Noneho bituma, ni nayo mpamvu nibajije nti ibise ntibyaba intandaro yuko noneho ibintu aho kugira ngo tugabanye ibibazo ahubwo niko bigenda byiyongera. So ni ukuvuga ngo umuco wo kudahana byaje kugera ahantu muri 1994 ibyabaye twese turabizi, ku mpande zose n'ubu uyu munsi nta butabera buhari. Ari abahutu barapfuye, ari abatutsi barapfuye, kandi inzirakarengane. Rero ikijya kinanyica n'uyu munsi cyenda kuzanturiza. Hareka nashakaga gukora precision. Ariko nkunda kubikora ku bantu bose, ntabwo ari wenda gusagarira wenyine. No, Abahutu barishwe n'abatutsi barishwe, ntago bari barwaye, ntabwo imodoka, ntabwo ari accident bakoze, nta nubwo byari gusaza ngo bishwe n'indwara za bukuru, barishwe. Nako ngako nashakaga gukora precision. So rero kuba rero noneho icyo gihe cyose ibibazo bibaye ntibikemurwa, ababiteje bagahabwa intebe,
abababaye ntibabone ubutabera. Ibyo byose umbabarire nongere nikosoreho gato n'abatwa barishwe. abatwa ko tujya kubibagirwa ariko komeza. urumva okay nabo batubabarire niba batwumva ariko turabakunda. So rero icyo kintu cyo kudahana, icyo kintu cyo kudahana hanyuma abahohotewe ntibabone ubutabera, ntihabeho gufasha abantu mu buryo bwo gutekereza, kuvura ni counseling, sinzi ukuntu nayita mu kinyarwanda. Hari bita ikinyarwanda kiri very poor, hari bitashoboka kubona mu unuza izina ryabyo. Arabona mba bavuga ngo ni ukomora, ariko sinzi niba ari cyo bivuga koko. Twapfa kubyitwa gutya, ariko wenda umuntu yavuga ko counseling ko abantu bari bubyumve neza kuruta komora. Ni igisebe ariko still nabyo byakora. Noneho abo bantu ntibavurwe, ntibafashwe kugira ngo ibintu banyuzemo babisubiremo, babiganire, bive mu mitwe. Noneho bituma abantu bagenda bagira uwo mujinya, inzika n'umutima mubi, byose bigenda bizamuka. None rero aho tugeze ahangaha bimaze kugaragara yuko ikinyoma cyabaye ukuri kwabaye ikinyoma. Byabaye the other way around. Byararangiye ubu ngubu. Byaracuramye. Uti kubera iki? Ubundi birebe n'uyu munsi ikintu cyitwa guhemuka, ubumuntu nicyo cyatumye ubumuntu bugenda, kuko urukundo, ubumuntu, ubunyangamugayo, ibyo bintu byahereye kuri iyo mpamvu y'umuco wo kudahana. Kuko buri muntu wese wagiraga nabi, that's fine, ntacyo bitwaye. Ahubwo uyu munsi wabonye umwanya, ufite umwanya ukomeye, wanabihembewe. Rero ni nayo mpamvu uyu munsi ikintu cyitwa kwica umuntu ni mbese ni nko kugira gutera kwica umuntu muri iki gihe. Ubundi kera ngiruka numvaga umuntu wapfuye ku cyaro ntanamuzi, nkumva ngo runaka apfuye umuntu, namaraga icyumweru cyose mfite ubwoba, numva narabuze amahoro. Ariko ubu kwica twabaye nk'inkoko, abantu babaye nk'inkoko, n'inka n'intama, bya bindi y'amatungo, ihene ugenda ukorora, ariko ukaba uvuga uti kuri Noheri tuzakurya urumva. Noneho ukagenda ugafata iyo nkoko cyangwa se cyaba ari n'ikimasa, mukakica kuri Noheri, mukakibaga. Obviously iyo mugitemye mukakica kirababara kuko gifite amaraso, gifite ubuzima, ariko mukarya izo nyama mukumva ntacyo bitwaye, kuko nicyo mucyororera. Ntabwo mumworora icyo kimasa kugira ngo kizicara hasi mukirebe gusa nk'ibikirabyo. Oya, haba hari impamvu. None abantu n'ubu niko bameze muri iki gihe. Urica umuntu mu gitondo, abantu bakumva ukanaka yapfuye ngo ayiwe, mu minota nk'ibiri ngo ukumva byakuvuye mu mutwe ngo ntacyo byatwaye. Ukumva ni ibintu normal cyane, mbese abantu bakumva ko ari bisanzwe. Murumva uko aha hantu tugeze ntabwo ari ahantu heza. Noneho kuvuga nibyo, kuko iyo narebye usanga umuntu w'umwicanyi ukomeye niwe abantu baba bumva ko ari ugomba guhabwa icyubahiro. Noneho uvuze ati haburiya mwicanyi ntabwo agomba kugira ijambo, niwe ugomba kugenda n'ipfunwe, kandi niko bigomba kugenda. Ntabwo abantu biciwe cyangwa abavictime aribo bagomba kugenda bunamye, ahubwo uwabikoze niwe wagombye kugenda yunamye. Ariko ugasanga nyine igihe cyose hari abantu bari kumuvugira, ntabwo byoroshye ibintu nk'ibyo. Nicyo nabonye.
munsi tumaze iminsi tubona abantu bamwe bapfa mu gihugu cyacu noneho abantu bagatinya kujya guhamba yanajya gusura uwo muntu akagenda yihisha n'agahinda kuko ubundi iyo umuntu yagize ibyago aba agomba gutabarwa abantu bagomba kumuba hafi mbese bakamuhoza bakamuba hafi ariko umuntu agapfa ukabona abantu pe nta umuntu hagiye kwihambira umuntu nta muntu w'umuturanyi nta muvandimwe uri buhagere bose bagatinya ibyo bintu murumva tutageze ahantu kure ibyo byose rero wenda abandi bazamfasha bashake nabo impamvu zindi batekereza twaba twarageze muri ahantu tugeze ariko nge mbona ko umuco wo kudahana impunity ni ikibazo gikomeye ni nacyo nibaza ko cyakomeje kizana ibibazo tugenda tugira aho kugira ngo ibibazo bigabanuke ibibazo biragenda byiyongera nibyo reka nkunganireho niba umbabarire nkunganireho kuri icyo ngicyo abantu bakunda kuvuga ngo kumva ngo impinduka mbese ni nko guhindura intebe uvuyeho undi yicaraho avuga ni igihe cyose abantu bakosheje bakabura bagenda bidegembya nta gihano n'abandi bazakurikiraho bazaza bakora nk'ibyo ngibyo kubera ko bazi ko gufata iyo myanya ari byo bibaproteje ibyo rero nicyo kintu kigomba kuvaho kugira ngo abanyarwanda babeho kandi bisanzuye bameze neza batikanga ko buri munsi bari bubicire kandi atari ibintu byabaye rusange hari akantu kantagaje ejo bundi karanshoka aho nabonye mu nama perezida bavuga ngo igihe cya Kizito bavuga ngo abo bantu bagenda bavuga ngo ukafunga umuntu ngo warangiza ngo ukamubabarira ngo deni akagaruka akagira gutya na gutya ngo noneho ngo tugomba kumushyira hagomba aho he belongs ninde ubironginga mu gupfa urupfu ninde rugenewe ndi urumva noneho yabivuga urumva iryo jambo ry'ubwabyo ku muntu ugifite umutima umuntu ugifite ubumuntu ukabona abantu bakomye mu mashyi basetse batemaga uriba it's shocking habyo numva kugeza uyu munsi urazi ngewe hari ikintu njya nibaza abantu nk'abariya bakoma amashyi umuntu avuze ngo arica baba bicaye mbese imbere y'umuntu nkatwe tuba muri bino bihugu by'i Burayi sinzi niba muri Afurika hamwe naho birahari nko muri Afurika y'Epfo ariko sinzi niba mu Rwanda byarahageze ibintu bya gang ni ukuvuga nk'umuntu w'umugangster aguhagaze imbere aravuze ngo nakwica ugakoma amashyi cyangwa nishe ngo cyangwa tuzamushyira ngo we they belong ugakoma amashyi ni ibyo ngibyo nabo baba barimo gukora nta simbizi kuri ngewe abantu bameze gutyo baba bari gukoma amashyi bakomera umugangster international urimo kwica abantu wabamaze kuri ngewe mbona nabo barapfuye bahagaze ntago baba bakiri bazima ntago baba bakiri abantu ngewe nananiwe kubyumva kuko nk'ijambo nk'iryo rye ryaranshotse hanyuma ariko mbona abantu bakomye amashyi arongera sizi ikindi yongeyeho arongera abantu bakoma amashyi ariko umuntu umwe washekeje ntabwo ndi bumuvuge ariko nanjye narakabonye ako kantu nubwo niwe wakanyeretse ni ukuri ko Imana byanteye agahinda by the way buriya narababaye cyane kuko hari ababyumva byaragaragaraga mu maso yabo erega umuntu arareba ureba umuntu ntabwo bigusaba kugira ngo wumve ijambo avuga ahubwo uramureba gusa facial expression urabibona yagize gutya agiye gukoma mu mashyi noneho kwa kundi agira gutya intoki zinanirwa gutandukana arangiza ameze gutya nakibuka turabiseka ariko it is sad
ariko n'ibyakabigasekwa nta keza birababaje cyane. It is really sad kuko and at the same time nubwo nagayo abantu ariko ngira ngo haba harimo n'ubwoba nintakoma mu mashyi ndabizira cyangwa se ndagira nte ariko ibyo bintu ni wa muco wo kudahana umuntu ntiyakabaye ahubwo umuntu numvaga wenda hahaguruka umuntu akavuga ati ariko se ubu murakoma mu mashyi koko ngo kubera ko ibintu byagenze gutya na gutya ukumva mbese habaye nk'umuntu ushobora kuba yacarenginga iyo ntuza ariko ntibishoboka. Mu bindi bihugu ahantu haba umuntu hari n'abahaguruka muri iyo nama bagasohoka. Ariko nyine kugeza igihe Abanyarwanda bazaba bumva ko ari okay ko umuntu aza akavuga ngo yishe bakabimushimira ngo yakoze amarorerwa bakabimushimira aho gushimira ababirwanya cyangwa se aho kubirwanya, aho ngaho uwo muco wo kudahana nyine tuzaba tukiri kuwukomeza. Ahubwo ndumva wenda twajya mu gusoza ukagira message utanga noneho ari ku Banyarwanda no wenda no ku bayobozi, simbizi uko message imeze ariko yo gusaba guhagarika umuco w'ubudahana. Icyo navuga kuri ibyo ngibyo ni uko nibaza yuko ikintu cyonyine kizagarura ibyo bintu ni cya gihe ubutabera buzaba ubutabera ku bantu, umuco wo kudahana ugacika, umuntu yakora ikosa akarihanirwa by'intangarugero, akandi agahanwa bikomeye ku buryo n'undi wese uzaza akamenya yuko atazongera kubikora. Nicyo cyonyine nibaza yuko gishobora kuzatuma abantu bongera gusubira mu buryo. Ikindi cya kabiri, umuntu yaba yahohotewe akagira ubutabera, hanyuma hakabaho no kuba yakomeretse mu mutima no mu mutwe, noneho akabamo uburyo bwa counseling kugira ngo abantu bamufashe kongera gusubira mu buryo bwe, ryahahamuka yaragize rimuvemo, yongere gutekereza bundi bushya. Ariko igihe cyose abantu bazahohotera abandi cyangwa bagakora amakosa, hanyuma uwakorewe amakosa akaba ari we witwa ari ubebera, aho kugira ngo uwakoze amakosa ari ubebera kubera ko abazi yuko ari wakoze, ahubwo agahabwa intebe, ibyo bintu bigomba gucika. Nibidacika hawo tuzagera. Igihe cyose abantu bahotewe batazahabwa ubutabera, ntihabeho kubafasha mu buryo bwa counseling, ntabwo ibyo bintu bizacika, kuko iyo utabonye ubutabera, iyo ibyo bitekerezo bibi bikubabaje, agahinda, umujinya, umutima mubi, byose nibyo bizana urugomo n'ibindi byose. So rero nasaba Abanyarwanda batwumva batwunganire, turebe umuti w'ukuntu twagarura bino bintu, kwa kuri kongere gusubiraho ko ari guhagaze, cya kinyoma cyongere gisubiraho cyari kiri, hanyuma uhohotewe ahabwe ubutabera, n'uhohoteye undi nawe ahanwe by'intangarugero. Nanjye ndagushimiye iyo message utanze n'ubutwari bwo kuyivuga, kubera ko uretse ko nyine ari byo hano tuvuga ibyo Abanyarwanda batekereza ariko batinya kuvuga, Abanyarwanda bagomba gutinyuka, tugatinyuka ibintu bicuramye tukabicurikura. Nk'uko babivuze, ibintu abantu baza bagakora ubwicanyi kuva hashize imyaka, sinibuka ku rucuncu, umenya ari nk'imyaka 100 nako 100 irarenga, nk'J150 wenda mu 1800 ndumva ari muri iyo myaka. Kugeza ubu abantu bose bagiye bakosereza abandi badahanwa, kugeza uyu munsi hashize imyaka hafi 150, ukongeraho ko bagiye babikora ari bo bagiye bashyirwa hejuru, noneho ababikorewe
ntibabone ubutabera, ntibabone justice. Icyo kintu kigomba kuvaho kugira ngo u Rwanda ruzamere neza, kandi nk'uko babivuze Abanyarwanda bose babiguyemo, batayemo amafamiye, ari Abahutu, ari Abatutsi, ari Abatwa. Ibyo bintu rero bigomba guhagarara. Kugira ngo bihagarare nuko buri wese afata iya mbere nk'uko wabikoze, nk'uko uhora ubikora, utanga inyigisho, unasobanura ukuntu ibyo bintu ububi bwabyo ariko n'ukuntu byakosoka. Nanjye rero ngufashe nsaba Abanyarwanda kunga mu ryawe, twese tukarwanya icyo kintu cyo kudahana, kandi ntidukomeze gukomera amashyi abantu bavuga ngo barakora amarorerwa cyangwa se bayakoze. Urakoze rero, ndagushimiye. Abafite ku manywa mugire umunsi mwiza, mwirirwe. Abafite umugoroba mwiza, muramuke, naho ubutaha. Okay, murakoze.